Yeyo reka nguhe ikaze nanone Ten Hills Derby. Byashyushye abari bari mu mvune bagarutse. Ten Hills Derby, APR vs Rayon Sport, amakipe yose adahagaze neza namba, ari gasa n'ari mu mutuku. Numva kugira icyo mbivugaho bisa n'ibigoye cyane, ariko iyi ni Rayon Sport ifite uno mukino wo kuzakirwa na ikipe ya APR. Bitangiye kuvuga ko n'umukino ushobora kuzahurizwamo hano kuri KPS Kigali Play Stadium, ariko witwa Sheikh Djibril Ouattara we yamaze kuva mu mvune, ubu hari mu myitozo. APR yo yari yaratsinzwe cyangwa yaranganyije na Rutsiro. Abafana ba Rayon Sport bo bati muyizane tuyikubite, ati ni muyizane tuyikubite kabisa, kuko ibyo bari kugenda bakora bitari gushimisha abafana bayo ba APR. Dore ko ino ekipe ya APR mu mikino yari imaze gukina yatsinze bigoranye cyane, ariko bagiye kwakira iyi kipe ya Rayon Sport badahagaze neza pe, nk'uko bivugwa haba muri staff, haba mu bakinnyi, ku mpande zose nta na kimwe gihagaze neza. Abakinnyi bamwe baravuga ati bogoshe imisatsi, bogosha n'impano zacu. Abatoza nabo bati murimo muradushyiraho igitutu, ariko ibi ngibi biraza gucura uwuhe mugambi. Ten Hills Derby rero yo nta kindi cyo iminsi iragenda yicuma gake gake, ubu hasigaye iminsi igenda ibarirwa ku ntoki kabisa kugira ngo ino match ize kuba. Ese ninde wigize angana Sheikh Djibril batazongera baze Rayon Sport nk'ubusanzwe? Ese Aziz Basane watsinze bigoranye hazabaza abafana ba APR? Nibyo twiteze kugira ngo tugende tureba uko bimeze. Kipe ya El Hilal yo vuba aha bamaze gusohora uko izagenda ihura na AS Kigali ndetse na Bugesera ku munsi wayo wa gatandatu. Kamubwire ngo wakoze cyane. Ni Joshua TV.